kugeza ubwo nzagera i budapfa, maze mu bihe bidashira nzibere hafi y'umwami wanjye, nzibere hafi y'umwami wanjye. Turagushimiye Mwami Imana yo mu ijuru, tugushimiye urukundo rwawe, ineza n'uburinzi wakomeje kutubana muri iyi minsi yose itambutse inyuma yacu. Turacyariho turahumeka, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Uduhaye andi mahirwe akomeye yo guteranira aha hantu uyu munsi. Ni umunsi wera, ni isabato utwezanye nawo, kandi yo kuronka ku mugisha w'uyu munsi duhimbaza izina ryawe. Nk'itorero ryawe uzi ibyo dukeneye, turakwinginze muri iyi minsi y'imperuka utwambike imbaraga mvajuru, kandi uzaduhe no kugira amaherezo meza. Ngaho ngwino ubane natwe, utwigishe kandi usobanurire mwuka wawe wera yiganza ahantu, maze nituhava tuharonkera kuhahombera duhimbaza izina ryawe. Iby'itorero rikeneye urabizi kuruta uko twabivuga, by'ushima n'ibyo ukunda biduhera ubuntu, mu izina rya Yesu, amen. Muraho mwese, reka twige muri amasaha meza y'igitondo. Ubwonko ubu buracyaruhutse cyane, bigaragara ko nubwo twakiga n'ibikomeye twabifata, sibyo ra? Tugiye kwigana ubuhanuzi kuko ngo niyo saha y'umugenzi, sibyo? Nta kindi gihe twahawe uretse kurebera ku isaha y'ubuhanuzi, butwereka aho tugeze, bukatwereka aho abandi banyuze, ndetse nuko natwe tuzahanyura. Noneho iyo usomye mu gitabo cy'ibyahishuwe, igitabo cy'ibyahishuwe igice ni cya 22 umurongo wa 10 haravuze ngo, kandi arababwira ati amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame, kandi aramubwira ati amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo yagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi. Iyo igihe kiza kuba kikiri kure ntabwo ubuhanuzi bwari kubwirwa, kuko byari bihishwe, noneho biza guhishurwa kuko igihe kigize iki, kuko igihe kiri bugufi. Noneho ngo ayo magambo ntabwo agomba kuba ubwiru, ubwo atagomba kuba ubwiru rero abantu bagomba kuyavuga n'abandi bakayabwirwa, sibyo ra? Kugira ngo adufashe muri iki gihe kigufi gisigaye. Noneho iyo wongeye ugasoma n'ubundi ni mu byahishuwe igice ni cya 22 umurongo wa 7, ho haratubwira ngo 22:7 ho haravuze ngo, kandi dore ndaza vuba, hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Yesu ati dore ndaza vuba, hahirwa uwitondera ubuhanuzi bw'iki gitabo. Noneho tugiye kwigana ijambo ritubwira ngo iby'umugore n'ikiyoka. Ngo iki? Ibi nitubirangiza turagerageza kugenda buhoro buhoro kugira ngo buri wese agende abyumva. Ibyo rero bishingiye mu gitabo cy'ibyahishuwe igice ni cya 12. Ibyahishuwe igice ni cya 12 niho hashingiye iby'umugore n'ikiyoka. Haravuze ngo umurongo wa mbere 12, ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru, mbona umugore wambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12. Ikimenyetso gikomeye kirabonetse mu ijuru, ariko ndumva kugira ngo abantu baze kubyumva neza birasaba ko nsoma nkasoza noneho tugasobanura nyuma. Ngo ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru, mbona umugore wambaye izuba, yambaye ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, kandi yari atwite, nuko atakishwa n'ibise byo kuramukwa. Nuko atakishwa no kuramukwa, ababazwa n'ibise. Turekeye aha ngaha murumva ni amarenga ya gihanuzi, ntabwo abantu bose babyumva keretse ababizi, sibyo? Mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona icyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Umurizo wacyo ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru, ukijugunya mu isi. Ngiye gusoma iki gice ngisoze noneho tubone kujya mu busobanuro bwabyo neza, umuntu wese yabanje kubyumva. Umurizo wacyo ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru, uzijugunya mu isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga kugira ngo namara kubyara gihereko
kirya umwana we kimutsotsobe, abyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Umwana we arasahurwa ajanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Uwo mugore ahungira mu butayu ahantu yari yarateguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburireyo kumara iminsi 1260. Mu ijuru habaho intambara. Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwana n'abamarayika bacyo ntibanesha, kandi mu ijuru hacyo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, rero ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunyanwa nacyo. Numva ijwi rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoranye n'ubushobozi bw'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi wahoraga bariga ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamunesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Nuko rero wajuwe namwe abaririmo nimwishime, naho we wasiwe nawe wanyanja mugushije ishano, kuko Satani yamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Nuko cya kiyoka kibonye yuko kijugunywe mu isi, gihiga wa mugore wabyaye umuhungu. Umugore ahabwa amababiri y'ikizu kinini kugira ngo aguruke ahungire mu butayu ahantu he, aho agaburirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe arindwi icyo kiyoka. Icyo kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane, ariko isi iramutabara yasamye akanwa kayo imiruruzi cya kiyoka cyaciriye. Ikiyoka kirakarira wa mugore kiragenda ngo kirwanye mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya nko kwa Yesu. Kuko navuze ko ndabisoma nkabisoza tukabona kubisobanura w'ikigisho cyacu nahagishingiye ngo turi kwigana ijambo rivuga ngo iki iby'umugore n'ikiyoka. Uyu mugore ninde uteye uko, wambaye izuba, munsi y'ibirenge bye hakaba ukwezi, akaba afite ikamba ry'inyenyeri 12. Icyo kiyoka se cyo cyaje kumuhagarara imbere ngo kirye uriya mwana agiye kubyara ni ikihe? Uwo mwana se wari ugiye kuvuka we n'uwuhe uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma? None se urwo ruzi ikiyoka cyaciriye ni uruhe? Ayo mababu uwo mudamu yahawe se, uwo mugore yahawe kugira ngo aguruke ahunge kiriya kiyoka yo nayahe? Uwo mwana se yasahuwe ate? Ibyo byose nitubirangiza ikigisho cyacu turaba tukirangije. Murumva n'ubuhanuzi, ariko ubo turajyana ndagerageza kubisoma mu magambo make kugira ngo twese tuze kubyumva. N'ubusobanuro bwa Daniel n'ibyashwe page 49 haravuze ngo ubusobanuro umurongo ku murongo, umugore mwiza uboneye ni itorero ry'ukuri. Iyo tunjiye mu buhanuzi, iyo bavuze umugore mwiza bishushanya itorero ry'ukuri. Ngo umugore wa maraya, ibyo hari ibihamya Yesaya 6 igice cya 2 n'indi mirongo myinshi irahari bihamya. Noneho umugore wa maraya ageranya n'itorero ry'icyitiriro ribangikanye inyigisho zimwe z'ukuri n'izindi nyinshi z'ibinyoma. Ruvuga ngo mu buhanuzi iyo bavuze umugore hagomba kuboneka abagore babiri. Hari umugore mwiza, iryo ni itorero ry'ukuri. Noneho hari umugore wa maraya, iryo ni itorero ry'icyitiriro rivangitiranya ukuri n'ibinyoma. Noneho uko Yohana yeretswe umugore umwe, niko n'itorero rya Kristo ry'ukuri ari rimwe gusa. Idini ry'ukuri ni rimwe rukumbi, ayandi yose ni amahimbano. Muzabisoma muri Efeso igice cya 4 umurongo wa 5. Kuba uwo mugore yari yambaye izuba rigereranya Kristo kuko ari we mucyo w'abari mu isi. Ni ubutumwa bw'isezerano rishya. Itorero ryambara izuba ni iryereza Kristo no mu kumwambara mu migirire no mu myigishirize rikabisanga n'ingoyi nawe. Ndumva bitangiye kuva mu marenga. Uriya mugore twamaze kumenya ngo bisobanuye iki itorero. Ubwo mukanya nituza kumenya ikiyoka cyari cyo, birasoza tuvuze ngo ni itorero, ni iby'itorero ni iki turaba twize, sibyo? No kuvuga ngo rya torero kuko yari umugore mwiza ngo rishushanyije itorero ry'ukuri. Noneho ngo iryo torero ry'ukuri kuba ryari ryambaye izuba, ngo izuba ni Yesu, niwe mucyo w'abari mu isi. Ubwo ngo bisobanuye ko ni ubutumwa bwo mu isezerano rishya. Ni itorero ryambara izuba, ni iryereza Kristo no kumwambara mu migirire no mu myigishirize rikabisanga n'ingoyi nawe. Ubwo itorero ryerereza Kristo rikamwambara no mu migirire rikabisanga n'ingoyi nawe. Noneho kuba ryari rifite ukwezi munsi y'ibirenge, ukwezi kugiranye isezerano rya kera. Nk'uko ukwezi kudatanga uwako mucyo, ahubwo kumurikiwe n'izuba, niko isezerano rya kera ridashyitse ubwaryo, ahubwo ryasuraga irishya. N'isezerano rya kera ridashyitse ubwaryo, ahubwo ryasuraga irishya. Imihango mu gihe cy'isezerano rya kera
yari ibicucu by'ibizaba mu gihe kirishya. Umubiri w'ibyo bicucu ni Kristo ubwe. Abaheburayo igice ni cya 1:1. Kuko ukwezi kumurikwa iyo izuba rikurasiye, niko n'isezerano rya kera ntacyo ryajaga kuba rimaze ubwo iyo hataza kuboneka isezerano rishya. None kuri akwezi kuba kwari munsi y'ibirenge bye ngo risobanuye ko kuba munsi y'ibirenge by'uwo mugore kuba rimaze kurangira, ubwo uwo mugore yari atwite, kuba ari rwo rufatiro rw'irishya. Nukuvuga ngo ubwo iryo torero ribonetse isezerano rya kera rirangiye, habonetse isezerano rishya, niko kuri akwezi kubaye munsi y'ibirenge bye. Ubwo umuntu tutajanye dusoma hariya mu byashiro 12 no mu busobanuro ntabwo nzi ko turajyana neza. Noneho kuba yari yambaye ikamba ku mutwe, ngo uburyo ngibyo byerekana uburyo ukuri kw'Imana kwakomeje gutsinda mu gihe cy'imyaka myinshi, uhereye kera kose mu gihe cy'isezerano rya kera ukageza no mu gihe cy'isezerano rishya. Ukuri kw'Imana ntikwabashije gutsindwa na Satani nubwo yakwibasiye mu buryo bwose. Wa mugani ntuva ku busa ngo ukuri guca mu ziko ariko ntigushya. Niba hari ufite igitabo cy'intambara ikomeye nakiduhe kugira ngo nsome hano tukiri kubyiri kamba. Noneho reka dukomeze nta kibazo ndanahasoma nyuma. Kuba ngo uriya mugore yari yambaye ikamba ku mutwe ngo biri kugiranya ukuntu kuri kw'Imana kwagize iki, kwahoze gutsinda. Buri ikamba mu buhanuzi, ikamba ni ikimenyetso cyo gutsinda kandi nta utsinda atarwanye. Ubwo byerekanye ukuntu iriya torero ryari rifite ikamba ry'uko ryatsinze. Bona nubwo kuri kwari kwararwanyijwe ibihe birebire ariko kwaratsinze. Ku bantu bagize amahirwe yo kwiga ikigisho cy'abahamya babiri, niho herekana ukuntu abantu barwanyijwe, abantu bararenganwa. Nituza muri iki kitabo cy'intambara ikomeye turi buze kubisoma, niturangiza gusobanura ahangaha mwumva ukuntu kuri kwagiye gutsinda. Byongeye kandi kamba ni ikimenyetso cy'ubugabe cyangwa se ubwami. Icyo gituma itorero rya Yesu ryitwa abatambyi b'ubwami. Itorero rya Yesu ricyo gituma mu rwa mbere rwa Petero kabiri igice cya 9 barabyise ngo nabatambyi b'iki ubwami, ngo ni ikimenyetso cy'ubugabe cyangwa ubwami. Abakristo b'ukuri n'imfura ndetse n'ibikomangoma by'ubwami butazahaguka. Mbese imyifatire yawe igaragaza kuri imfura koko? Tukiri ahangaha ise haboneka ikibazo ngo nge nawe tukibaze. Mbese imyifatire yacu ko tubonye uko abakristo b'Imana ngo abakristo b'ukuri ari imfura bakaba n'ibikomangoma by'ubwami ndetse ubwo bwami butazigera buhanguka, ngo mbese koko imyifatire yawe igaragaza kuri imfura koko? Ni ikibazo cya buri wese kugira ngo akibaze. Noneho kuba rira kamba ryari rifite inyenyeri 12, twamaze ko kwiga umubare 12 ari umubare ugaragaza iby'ubwami bw'Imana. Isezerano rya kera hari imiryango 12 y'Abisirayeli, no mu isezerano rishya hari intumwa 12. Noneho kuba rira kamba ryari ku mutwe bwashorewe nazo kugeza ubu. Wibuke yuko ikintu kijya mbere habanza umutwe. Noneho uriya mugore kuba yari atwite, ubwo rero atorero kuba ryari ritwite, igitorero ryari rigiye kuvukiramo umukiza. Ese nta muri ugenda mubyumva neza? Ubu ni ukuvuga ngo uriya mugore yabaye itorero, sibyo? Ririya kamba yari yambaye rishushanya kunesha ubwami, nk'uko ngo abakristo bose ngo ni imfura ndetse akaba n'ibikomangoma by'ubwami bw'ijuru. Noneho kuba yari atwite ngo byerekanaga yuko iryo torero rigiye kuvukiramo nde? Umukiza. Noneho gutakishwa n'ibise, umukiza yari hafi kuvuka, yari yegereje ivuka. Kuba yari ari gutakishwa n'ibise ngo umukiza yari hafi kuvuka, mbese yari yegereje iki? Kuvuka. Kugereranya ukuntu abantu b'Imana bahoraga bahagaritse umutima kubw'ibi byari bimaze kwiganza mu isi yose. Kuri gutakishwa n'ibise ngo byagaragaza ukuntu abantu bahoraga bahagaritse umutima kubw'ibi byari bimaze kwiganza ku isi yose, mu isi. Abantu bavuga ngo uwo mucunguza azaza ryari. None ngo ubwo babaga bari gutakishwa n'ibise, ngo abantu bashahishaga mu bibi. Ndetse na Elena bahita tubwira ko Yesu yaje mu isi ubwo umwijima wari icuraburindi kuruta mbere hose. Imitima ya benshi cyane yari iheneberejwe mu buhanya no kubura Imana. Ibyo nibyo byatakishaga b'Imana bagasuhuza umutima ku bwabyo. Yesu amaze kuvuka nibwo bamwe bamumenye, imitima yabo igatururukwa. Kuko Yesu yaraje akenewe. Bona nubwo kubwo kumwiga nabi bamwe batamenye ko ari we waje, ariko ngo abamenye ko yaje baramubonye, imitima yabo iratururukwa. Ngo yaje ngakenewe, ngo abantu bari bakeneye Imana. Igitabo ni icyaruka kugira ngo babasobanurire batwumvishe icyo bashatse kuvuga ahangaha. Igitabo ni icyaruka, igice ni icya 2. Ngaho mubwira bari kuzuba amagambo turi kwigana. Iby'umugore n'ikiyoka. Umurongo ni wa 25 igice cya 2 Luka. Haravuze ngo i Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simeyoni, uwo
yari umukiranutsi witonda kandi yategerezaga ihumure ry'Abisirayeli. Umwuka wera yari muri we, yari yarahanuriwe n'umwuka wera katazapfa atarabona Kristo n'umwami Imana, Kristo w'umwami Imana. Ajanwa n'umwuka mu rusengero, maze ababyeyi bajanye umwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umuhango w'amategeko wari uri. Simeyoni aramuterura ashima Imana ati, mwami, noneho urasezerera umugaragu wawe amahoro, kuko wabivuze, kuko amaraso yanjye abonye agakiza kawe, ako wateguye mu maso y'abantu bose, kuba umucyo uvira amahanga no kuba ubwiza bw'umucyo no kuba ubwiza bw'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli. Uyu ngo yabonye Yesu aratururuka avuga ati, noneho mwami, nubwo wansezerera nkipfira nta kibazo. Noneho hepfo harakomeje ngo noneho mubonye ko yari ari gutakishwa n'ibise, ari kuramuka agiye kugira iki, agiye kubyara. Ubwo ni itorero. None ngo numukiza wari ugiye kuvukiramo, ariko none kiriya kiyoka, habonetse ikiyoka kiraza gihagarara imbere y'uwo mugore ugiye kubyara, kugira ngo narangiza kubyara gite kirya wa mwana. Niho tugeze rero, ngo ikiyoka kinini cyerekana leta ya Herode yahanzwemo na Satani, kuba cyari gutukura kwacyo kugeranya ububi bukabije bwa Satani wese bibi byose, kugeranya amaraso avushwa aho Satani aba yibasiye hose, akarengane n'intambara n'ubwicanyi, nibyo bimenyetso bye. Kuba kiriya kiyoka cyari gitukuye ngo bigereranya ububi bwa Satani, bikageranya amaraso amenwa aho Satani yaganjije hose, ukuntu amaraso amenwa, akarengane, intambara n'ubwicanyi, ngo nibyo biranga aho Satani ari. Kiriya kiyoka rero ntabwo ari ntabwo ari Satani ubwe, ahubwo ni leta ya Herode yahanzwemo na Satani. Mwarabisomye muzi ko yayihanzemo. Herode ati, uyu muntu ugiye kuza nk'umwami, itorero rigiye kuvukiramo uriya mugore, ubwo twamaze kubyumva mu marenga. Noneho ubwo iryo torero rigiye kuvukira muri ya mwana uzaragize inkoni amahanga, kagiye kuba umwami akavura ku bwami. Herode abonye abahanga bagiye kumuramya, abanyabwenge bati hoya, ati nimugere mukamubona muze mumbwire, kugira ngo aje kumuramya se. Era kugira ngo niba azagamubwira ati twamubonye, ahita ajya kumwisha ko yumvishe kagiye kari umwami wavutse. Noneho ubwo Imana ikora muri abanyabwenge binyurira izindi nzira ntibagaruka, aramwihorera. Noneho nawe igihe kigeze aravuga ati, nyamara ubwo imyaka 2 ishize uyu muntu nyamara abaye umwami birarangiye. Ati mu gihugu aca iteka abantu bose, ahantu hose umwana w'umuhungu utarengeje imyaka 2 niyicwa. Icyo yari ashaka kwari kugira ngo na Yesu yicirwe muri abo be birangiye. Uko ngo ni leta ya Herode yari yihanzwemo nande na Satani, ishaka guconcomera uriya mwana uvutse ako kanya. Noneho kuba kiriya kiyoka cyari gifite imitwe 7, gigereranya abami bose bigeze kubaho Satani yakoreyemo, n'abantu bakuru b'abayobozi gito bose babaye ibikoresho bye. Kiriya kiyoka kuba cyari gifite imitwe 7 ngo biragereranya ngo amoko nangwa se amama 7 Satani yakoreyemo muri ubwo buryo. Noneho ngo ayo mami barayavuze hano ni Egiputa, ni Abasiriya, ni Babuloni, Abagiriki, Abaroma, ubupapa, Abamedi n'Abaperesi. Nubwo ubupapa bwari butarabaho, leta ya Herode yakoze nk'uko ubupapa bwakoze mu gihe cyabwo, ubwo yicishaga abantu barenga miliyoni 50 ngo ntibemeye kubayoboka. Noneho kuba kiriya kiyoka cyagifite amahembe 10 ngagereranywa n'amoko 10 y'ababarobaro bateye mu bwami bw'Abaroma, bakabihangara. Niyo moko 10 muri Daniel igice cya 2, ndetse muri Daniel igice cya 7 ni Abadage, Ababirigi, Abongereza, Abaespenyero, Abafaranse, Abaportugali, Abasuwisi n'Abaheruri n'Abavandari n'Abastrogoti. Abo nibo bahanguye ubwami bwa Roma muri 476 nyuma ya Kristo. Kuba kiriya kiyoka cyari gifite ibisingo 7 ku mutwe, bisobanura ko ari ibimenyetso biranga buri ngoma mu mikorere. Iyo warebaga imikorere y'ubwami bwa Herode, ukanazirikana imikorere y'ubwami bwa 7 bwavuzwe haruguru, wasangagamo imikorere ya buri bwami. N'ubu iki kiyoka nacyo dutangiye kugisobanukirwa. Ni Herode ariko ari wahanzwemo nande na Satani. Buriya bwami bwa Herode ngo neza bwakoze kuko ubupapa bwakoze mu gihe cyabwo. Noneho kuba kiriya kiyoka cyari gifite umurizo, mwibuke wa murizo wakuriye 1/3, ngo umurizo w'ikiyoka, ikiyoka twabonye ni leta ya Herode yahanzwemo na Satani. Bigaragara ko ari ubutegetsi buyobowe na Satani. Umurizo rero usobanura ngo kera kose, amambere, ndetse na mbere na mbere. Uramurizo ngo urasobanuye ngo kera kose, amambere, mbere na mbere.
nuvuga ngo burya iyi ngoma ya Herode iri gukorerwamo na Satani, kumbe ni Satani wiyicariye kuko niwe wa mbere na mbere. Noneho gukurura aho mvuze murabumvishe harira cyari cyarahozeho icyo kiyoka. Noneho kuba cyarakure kimwe cya gatatu cy'inyenyeri zo mu ijuru no kuzijugunya mu isi bisezeza ku buryo Rusoferi yoheje kimwe cya gatatu cy'abamarayika bo mu ijuru bagacibwanwa nawe. Abo nibo babandi bamanukanye nawe mu ijuru bakitwa abadayimoni. Ubwo wamuriza utujyanya amambere na mbere utavuga ati icyo kiyoka kiri gukora kuri Herode cyahozeho nicyo cyoheje kimwe cya gatatu cy'abamarayika bamanuranwa nawe mu ijuru bageze mu isi bitwa abadayimoni. Noneho hepfo harakomeje ngo gutsosoba umwana akimara kuvuka. Kuba cyari umugambi wo guhagara imbere y'ura mugore kwa rujya ngo gita gitsosoba umwana akimara kugira iki kuvuka. Nibyo ngo bigereranya imigambi ya Satani yari afite yo kurimbura Yesu buheriheri akimara kuvukira mu isi akoresheje Herode, kuko byanditswe muri Matayo igice ni cya 2. Ngo kuba cyari gishaka gusosoba uriya mwana ngo bigereranya imigambi ya Satani yari afite yo kurimbura Yesu buheriheri akimara kuvukira mu isi akoresheje nde Herode. Vuga ngo Satani yararebye ati uyu Yesu ubwo yiyambutse umubiri wa muntu akaba aje mu isi kandi aje gucungura umuntu n'isi ubwayo. Kubasomye igitabo cy'intama reka turebe kubasomye reka manze ndebe Kristo mune babonera hano muri Bibiliya kugira ngo mbone kuri baha mu gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi kugira ngo mwumve hano icyo ashatse kutubwira. Reka ndebe niba ari urwa kabiri rw'Abakorinto gusa nihatinda ndibuze kwareka kuko hari ahandi harabidusobanurira. Nibyo urwa kabiri rw'Abakorinto igice ni cya 4 umurongo no wa 4 haravuze ngo reka dore ku wa 3 ariko ni ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe abarimbuka ari bo batizera ab'Imana y'ikige yahumiye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ari ishusho y'Imana utabatambikira. Abafite Bibiliya abo ngo ab'Imana y'iki gihe yiyandikanye inyuguti ntoya. Nuvuga ngo Satani ubwo yari amaze gucirirwa mu isi isi yari igeze mu biganza bye. Kubaso igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi page 44 haravuze ngo umuntu akimara kuremwa yari yarahawe singa yiyobore ayitegeke. Mbese ibyo mu isi byose bimuri imbere. Uwo ni Adamu uri kuvuga. Ariko ubwo yari amaze kwigarurirwa na Satani n'ubwami yari yarahawe nangwa se uburenganzira yari yarahawe, Satani nawe yari asigaye abwigaruriye. Ubwo ni umwami ufashe ahundi muntu yari afite nk'umurage. Iyo amufashe hose aba hafite. None ubwo nuko isi yagiye mu biganza bya Satani isigara ariye. Niyo mpamvu atatinye kubwira Yesu ati nundanya bira byose ndabiguha. Isi yari isigaye iri mu biganza bye, ari we nyirisi, ari cyo yifuza ngo Imana ibe mu ijuru yo nanjye isi sigara ari yanjye. Noneho Yesu yari kimuzanye kwari ugucungura umuntu mu bata bwa Satani agacungura n'isi ubwayo. Niko na Bibiliya itubwira. None aravuga ati uyu ni mwica kiri uruhinja nkoresheje Herode isi irakomeza ibe mu biganza byanjye. Niyo mugambi wari uwa Satani ko gutsonsomera uriya mwana wari ugiye kuvuka. Noneho dukomeze ngo uwo mwana yari azaragiza amahanga inkori y'icyuma. Siko twasomye Yesu ubwo azi mu bwami agarutse uhereye ku munsi w'imperuka uko ni Yesu ubwo azima ubwami agarutse uhereye ku munsi w'imperuka. Noneho uburyo azaragiza amahanga inkori y'icyuma muzasoma byashiye 19 umurongo wa 11 ngo ufite Bibiliya hafi na hasome. Ibyashiye igice cya 19 umurongo wa 11. Urihuta niyo turi buze kujyana. Ndabona nahageze reka bisomere. Haravuze ngo mbona ijuru rikinguye kandi ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru uhetswe nayo yitwa uwo kwizerwa kandi ukuri ni uca imanza zitabera akarwana intambara zikwiye. Amaraso ye ni birimi by'umuriro no ku mutwe yari afite ibisingo byinshi kandi afite izina ryanditse ritazwi n'umuntu wese keretse we wenyine. Yambaye umwenda winitswe mu maraso kandi yitwa Jambo ry'Imana. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zihetswe n'amafarashi y'imyeru. Yambaye imyenda y'ibitare myiza yera kandi itunganye. Mu kanwa ke havamo ingoti ityaye kandi kugira ngo ayikubite amahanga ayaragize inkoni y'icyuma. Ndumva twarekera mu kanwa ke havamo inkoni ityaye kugira ngo ayikubite amahanga kandi ayaragize inkoni y'icyuma. Kumbe uriya mwana wari ugiye kuvukira muri atorero ninde? Ni Yesu. Niyo mpamvu Satani akoresheje Herode yari yifuje kugira ngo amurimbure, noneho isi gume mu biganza bye. Hepfo noneho kuba uwo mwana yarasa gusahurwa kuja mu ijuru kwa Yesu agiye gutangira umurimo wo kudutambira. Aho ni muri 31 nyuma ya Kristo. Uko niko uwo mwana yahise asahurwa mbere yuko Satani agera ku migambi ye. Agize iki? Arasahurwa.
noneho uriya mugore ahungira hehe mu butayu. Tube twajyanye aho twasomye kwatangiye bidashize kera Yesu amaze gusubira mu ijuru. Twabonye ko uriya mwana akimara gusahurwa, ariko tubonye ko yarasahuwe ajyanywe hehe mu ijuru. Uwo ni Yesu. Ni ukuvuga ngo noneho itorero yari arimo ngo ako kanya ngo riza guhunga, ariko rihungira hehe mu butayu. Kwatangiye bidashize kera Yesu amaze gusubira mu ijuru, byahereye muri 34 nyuma ya Kristo ubwo bicaga Stefano. Muzeso mu byakozwe n'intumwa iceni cya 18 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Mu butayu nahadatuwe n'abantu benshi. Ibyo guhungira mu butayu byabaye cyane cyane mu gihe cy'akarengane gatewe n'abapapa b'i Roma. Abakristo bameneshejwe cyane. Abakristo bameneshejwe nawe bahungiye mu bisozi bya Alpes byo mu Burayi. Abandi bambutse inyanja hagati bahungira muri Amerika y'ikasikazi, abandi bajya muri Afurika y'ikusi. Muri icyo gihe ibyo bihugu byari bitaraturwa nk'uko biri ubu. Noneho tukiraha ndibuze kugira ibyo tuza gusoma, tubonye ko ubwo Imana yari amaze gusahurwa, itorero ryari risigaye ryaje guhungira hehe mu butayu. Niwe wa mugore twamaze kure yuko uriya mugore ari gushushanya itorero ryahungiye mu butayu. Ibyo muzabisoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 13, nabwo ni ubuhanuzi. Ibyahishuwe igice ni cya 13. Reka ndebe nshaka inyamaswa yari ivuye mu gitaka, yari ivuye, reka turebe niba nibyo. 13:11 aravuze ngo nuko indi nyamaswa izamuka iva mu butaka, iyo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. Itegekesha ububasha bwose bwa nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo ngo bayiramye ya nyamaswa ya mbere yakize urugoma rwayishe, kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu, yobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukora imbere ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Ihabwa w'igishushanyo cyayo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicisha abatakiramya bose. Itera bose aboroje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'amudendezo n'abimbata gushyirwaho ikimenyetso mu kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite ikimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aho niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare ni 666. Iyi nyamaswa yari ivuye mu gitaka, nibyo byerekana kuba yari ivuye ahadatuwe. Ubwo nabari bahunza akarengane ka Roma, bamwe bahungira muri Amerika nk'uko twari tubisomye muri iki gitabo. Bamaze guhungirayo bari intama, ariko yari ifite amahembe abiri. Bari bafite, reka dusome muri iki gitabo mwumve imiterere y'iyo ntama kugira ngo muze kubyumva neza, kuko aho tugeze dusobanura ni uburyo umugore yahungishirijwe hehe mu butayu, aho yari yaragenewe azagaburirwayo imyaka 1260. Noneho aho nshaka ni by'iyo nyamaswa. Reka turebe ngo turi kwigana ijambo rivuga ngo iki, iby'umugore n'ikiyoka. Ubuse biracyari ubwo ni iby'itorero nande na Satani. Ubwo byamaze kuva mu marenga, ubwo twamaze kubyumva, ubwo ni iby'itorero n'iki na Satani, ariko ntabwo bihinduye umutwe, ahubwo rakomeza kuba wawundi. Noneho page 98 ubusobanuro bwa Daniel n'ibyasho baravuze ngo nyamaswa yavuye mu gitaka, ivuga ubwami bwavuye ahadatuwe na bwavuye ahatuwe n'abake. Amahembe abiri ni ubupolitike n'iyobokamana. Ibyo byombi birerekana ko Amerika yari ishingiye ubutegetsi bwayo ku kuri kwa Bibiliya no ku Mana, bigatuma umuntu agira umudendezo uhagije, ndetse babihamirishije intego. Banditse ku idolari ryabo bati mu Mana niho twishingikirije, in our God we trust. Ivuga nk'ikiyoka. Aha wenda n'ubundi buhanuzi nabwo uyu munsi tutagambiriye kuba bo bari bahunza akarengane, ariko no bagira muri Amerika bakavuga nk'ikiyoka, n'ubundi nabwo buziga ikindi gihe. Ariko icyo tubonye nuko nabari bahunza akarengane bahungiye mu butayu. Ubwo butayu bahungiyemo na Amerika yari itaraturwa n'abantu benshi. Niyo nyamaswa yavuye hehe mu gitaka. Ibyahishuwe 13 umurongo wa 11. Ni ukuvuga ngo noneho tubonye ko umugore yarahunze, ariko ngo akarengane kari gatangiye muri 34 nyuma yande, nyuma ya Kristo. Noneho cya gitabo cy'intambara ikomeye nabasabye, reka n'ubundi tukiri kuri aka karengane tuze kumva ko kaje kugenda. Turagerageza kwihuta kuko ni mu gitondo. Ikigisho ni icya kabiri, page 32. Nituhagera nibwo ndibuze kubabwira isubi ndaheraho.
paje 32 reka bariho duhera n'ubundi aravuze ngo abayoboke ba Kristo mere kwisubi ya kabiri cyangwa nturuke ko ya mbere kugira mu byumve neza. Igihe Yesu yahanuriraga abigishwa be by'isenyo rya Yerusalemu n'ibyo kugaruka kwe, yabahanuriye bizaba ku bantu be uhereye mu gihe yagombaga gutandukaniraho nabo asubiye mu ijuru kugeza igihe azagarukira afite ububasha n'ikuzo aje kubacungura. Umukiza yari ku musozi w'imyerayo yarebaga umuraba wa kaga wari hafi yo kwisuka ku itorero ry'intumwa, maze akomeje kureba kure mu bihe bizaza abona imivurungano ikaze kandi injyana muntu yagombaga kugera ku bayoboke be mu myaka yari igiye gukurikiraho yari kurangwa n'umwijima no kurenganywa. Mu magambo make ariko afite ubusobanuro bukomeye, yabahanuriye iby'abategetsi b'isi bagombaga kuzakora itorero ry'Imana. Abayoboke ba Kristo bagombaga kunyura mu nzira yo gusuzugurwa, gukozwa n'isoni ndetse no kubabazwa k'iyo umwigisha wabo yanyuzemo. Urwango rwagaragarijwe umucunguzi w'isi rwagombaga no kugera ku bazamwizera bose. Amateka y'itorero rya mbere yabaye igihamya cyerekana ko ibyo Umukiza yavuze byasohoye. Imbaraga z'isi n'izikuzimu zafatanyirije hamwe kurwanya ubutumwa bwiza. Reka turebe imbaraga z'isi n'izikuzimu zafatanyirijwe hamwe kurwanya Kristo binyuriye mu kurenganya abayoboke be. Mwumvishe uko wa mugore yari ari kurwanya? Ni imbaraga z'isi n'izikuzimu byafatanyije kugira ngo birwanye Kristo, ariko binyuriye mu kurwanya abayoboke be kuko Kristo yari yamaze kugenda. Noneho ubwo ni cya kiyoka cyabuze uko gisosoba wa mwana cyavuga ngo kije kurwanya abasigaye bo mu rubyaro rwe. Noneho imbaraga z'isi n'izikuzimu zafatanirije hamwe kurwanya Kristo binyuriye mu kurenganya abayoboke be. Abapagani babonye hakiri kare ko ubutumwa bwiza nibutsinda, insengero zabo n'intambiro zabo bizasenywa. Niyo mpamvu bakoresheje imbaraga zabo zose kugira ngo bakureho ubukristo. Umuriro w'akarengane warakongeje abayoboke ba Kristo bambuwe ibyo bari batunze kandi birukanwa mu mazu yabo. Bihanganiraga imibabaro y'intambara nyinshi, abandi bakageragereshwa gushinyagurirwa no kubakubita ibiboko ndetse no kubohwa no gushyirwa mu mazu y'imbohe. Iyo muzesoma mu Baheburayo 11:36. Benshi bahamishije kwizera guhamya kwa Reka turebe benshi bahamishije kwizera no guhamya kwabo amaraso yabo. Murahumvishe neza? Benshi bahamishije kwizera no guhamya kwabo amaraso yabo. Abanyacyubahiro n'abacakara, abakire n'abakene, abanyabwenge n'abatarize bose bishwe nta mbabazi. Ako karengane katangiye mu gihe cy'ubutegetsi bwa Nero ahagana mu gihe Paulo yiciwemo ahorwa kwizera kwe. Kakomeje gukorwa kugeza gakaza umurego. Kagenda gakaza umurego cyangwa gucogora mu binyejana byakurikiyeho. Abakristo barenganywaga babesherwa gukorwa ibyaha bibi bikabije, kandi bikavugwa ko aribo bateza amakuba n'inzara, indwara n'ibyorezo ndetse n'imitingito, bitewe nuko bari baranzwe cyane n'abantu bose kandi bakabakeka ibibi. Hari abantu bahoraga biteguye kugambanira inzirakarengane kugira ngo bibonere indamu. Baciraga urubanza babashinja kwigomeka ku butegetsi, kuba banzi b'idini, ndetse bakaba aribo ntandaro y'ibyorezo byibasira abantu. Benshi muri bo bagaburiwe inyamaswa z'inkazi cyangwa bagatwikwa ari bazima mbere ya rubanda mu mazu y'imikino. Bagira ngo hano muhumve neza, ntabwo bajyaga gutwikirwa mu mashyamba, ahubwo mbere ya rubanda mu mikino. Nuvuga ngo abantu bajya bishyura ibitaramo bakajya kubireba bishyuye. Noneho n'abandi ubwo bari bafite amazu yateganijwe aho batwikiraga abantu, nimwe abantu bose babaga barateranira uwo munsi. Muri kubyumva? Murumva Satani niba twajyanye neza yararwanyije itorero mu buryo bworoheje. Noneho ngo benshi bagaburiwe inyamaswa z'inkazi cyangwa bagatwikwa ari bazima mbere ya rubanda amazu y'imikino. Bamwe muri bo barabambwe, abandi bambikwa impu z'inyamaswa zo mu ishyamba, bajugunywa mu mazu y'imyidagaduro kugira ngo imbwa zibashwanyaguze. Abantu baraho hano bahagose hose bazanye imbwa baterema abantu kugira ngo bajye bareba zibarya, mbe nabo birebera ibyo birori. Muri kureba ukuntu Satani ari mubi. Satani ngo imbaraga zo mu isi n'izikuzimu byose yarabiteranyije kugira ngo arwanye Kristo binyuriye mu kurwanya itorero rye, ngo akoresheje ubwo buryo. Umurumva abantu imbabazi zari zarashize kuza rwose bakumva ari byo birori byiza pe, kuba bareba umuntu aribwa n'inyamaswa. Kandi ubwo izo mbwa babaga bazicishije inzara. Hepfo haravuze ngo akenshi ibyo bihano
bahabwaga nibyo abantu bagiraga gahunda nyamukuru yo kwishimisha mu minsi mikuru yahuzaga abantu bose. Ya minsi mikuru ihuza abantu bose, nimba ari Noheli, nimba ari ubunani ntumbaze, nimba ari se ari umunsi mukuru w'intwari bari kwizihiza, ngo ibyo ngo nibyo babaga bashaka. Aba ari byo babazana, bari byo bizihirizaho, bareba abandi bari gutwikirwa iyo ngiyo, bari kubambwa, bari gukurwa muho impu, bari gukerezwa, nibyo birori bari basigaye bakeneye. Noneho abantu benshi cyane bateranaga banejejwe no kubashengerera, maze mu gihe babaga batakishwa n'umubabaro basamba bakabikiriza baseka kandi babakomera amashyi. Mbese bari gufana kaho batsinze. Hepfo abakristo bakurikiranwaga aho bahungiye hose bahigwa bunyamaswa, byabaye ngombwa ko bihisha ahantu hadatuwe, banyazwe byose kandi bakababazwa bakagirirwa nabi, yemwe n'isi ntiyari ikwiye ko bayibamo. Bazeraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Muzesoma mu Baheburayo n'ubundi 11:37. Ubuvumo bwabaye ubuhungiro bw'abantu ibihumbi byinshi. Munsi y'imisozi hari inyuma munsi y'imisozi yari inyuma y'umujyi wa Roma hari haracukuyemo inzira ndende yanyuraga munsi mu bitaka no mu bitare. Urusobe rw'izo nzira zabaga zijimye kandi zanyuranagamo reka turebe. Urusobe rw'izo nzira zabaga zijimye kandi zanyuranagamo rwahingukaga mu birometero byinshi nyuma y'inkuta z'umujyi. Ubwo n'ubuvumo bari baragiye bacukura bugiye bunyuze nk'aro bukagira aho bihinguka inyuma y'umujyi. Noneho muri ubwo bwihisho bwo mu buvumo niho abayoboke ba Kristo bashinguraga ababo bapfuye, kandi iyo abantu babarebaga ndetse bakabakatira urwo gupfa, bakanigarura imitungo yabo, niyo bazaga kuhatura. Igihe Umuremyi azakangura basinziriye barwanya intambara nziza, abantu benshi bishwe bahorwa, Kristo bazasohoka mu bituro bicuze umwijima. Ibi ni birebire ntabwo ndibuze kubisoma, twe twari tugeze hahandi twasomye mu gitabo cy'Ibyahishuriwe 12, kugira ngo aha nsomye umwanya muremure muhibuke tutaza guta umurongo aho twari tugeze. Ubwo tugeze mu Byahishuriwe 12, reka turebe. Mu Byahishuriwe 12 umurongo n'uwa 4. Umurizo wacu kura 1/3 cy'inyeri zo mu ijuru uzijugunya mu isi, cyo cyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga, kugira ngo namara kubyara gihere ko kirya umwana we kimutsotsobe. Abyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Umwana warasarwa ajanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Uwo mugore ahungira mu butayu ahafite ahantu yateguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburireyo kumara iminsi 1260, ariyo mu buhanuzi igifata imyaka 1260. Ubwo niho twari tugeze. Ubwo uyu mugore nawe yarahungiye mu butayu. Twabonye ko bari bahungiye muri Amerika, mu Byahishuriwe 13 umurongo wa 11. Noneho tubonye ko uburyo Satani yarwanyije uyu mugore ari ryo torero, tubonye ko nabyo byari byoroshye, kugeza ubwo mu bantu bose abashyizemo umutima mubi baba bashaka ibiro, ati muzane ba bantu abari bo mutwika, abari bo tujya tureba twishime. Mubonye ko bana bakomeraga no mu mashyi. Noneho hepfo harakomeje ngo kugaburirwa uwo mugore byabishushanyaga kumubeshaho ngo ye gupfa, gutuma itorero ridahera. Hari abari bahungiye muri Amerika bafite amahembe abiri ameze nk'ay'umwana w'intama, ubu politike ndetse n'iyobokamana, ngo yari igiye kuzagaburirwayo imyaka 1060, ukwari kugira ngo kwari ukubesha iryo torero ngo rigiye kuzazimangana. Kandi koko iyo ibyo biba bitariho, yataza kugaburirwa riba ryarazimanganye. Ko mwabonye ko irantama izagereka avuga k'ikiyoka, ubwo buracyari ubuhanuzi butarasohora, ariko biragenda byigaragaza ko buri hafi. Noneho kubakurikiranye neza, ubwo aho bahagize ari abaprotestanti turi kujyana, ubwo biri kuva mu marenga. Bura iyo twumvishe ijambo protestanti, ntabwo uretse ubu baje guhakana nyuma, ntabwo bari barahakanye ukuri kw'Imana, ahubwo bari barahakanye inyigisho za Roma. Inyigisho za Roma bazihakanye, Roma irabarenganya, bahungira muri Amerika bafite gahunda y'ubupolitike ndetse n'iyobokamana ritanga umudendezo wo gusenga uko ushaka, kuko aho bari bavuye kwari ugusenga ku cyumweru gusa. Iryo teka ritangiye kuri Constantino kuzamura. Noneho bo baravuga ati aho tugiye hazaba hari ubupolitike n'iyobokamana, umuntu abe yemerewe gusenga uko ashaka, akaba ari umudendezo n'ubu Amerika igifite.
noneho iriya minsi 1600 ngo ni imyaka 1660 yahereye muri 538 kugeza muri 1798 nyuma ya Kristo. Noneho ndumva ubwo aho tubisobanukiwe. Noneho cya kiyoka mwabonye ko cyaje gucibwa mu ijuru, aho nukugwa kwa Satani. Ho ntituravuga cyane, turasoma twihuse. Intambara yo mu ijuru yabaye ubwo Imana yaciraga Satani hamwe n'abamareka bagomanye nawe, ngo aho ntihaba hakiboneka ukundi. Noneho wibuke ko Satani yajaga asubira mu nama z'Imana, ndagira ngo muhasobanukirwe neza. Ngaho ufite Bibiliya hafi nadusomere muri Yuda 6 adatinze kugira ngo ahantu muhumve neza. Yuda 6 Yuda 6 haranditse hati, ni igice cya mbere umurongo wa 6, handitse ijambo riri kutubwira ngo n'abamarayika batarinze ubutware bwabo, ahubwo bakareka ubuturo bwabo, ibarindira mu minyururu idashira no mu mwijima w'icuraburindi, kugira ngo bacirweho iteka ku munsi ukomeye. Mwakoze. Noneho ubwo aho ndumva mwahumbi ngo ahabo ntihaba hakiboneka ukundi. Uko niko hepfo ngo ubusobanuro bwose bw'iri zina ngo Satani, ndumva icyo murabizi. None wibuke ko Satani yaje agasubira mu nama z'Imana amaze gucibwa bwa mbere. Ubwo muzabisoma muri Yubu ni igice cya mbere umurongo wa mbere, hahandi Imana mubajije ngo mbese uvuye he, narindi kuzerera mu isi. Ngo byari bigishoboka yuko bakongera kuvugana. Noneho ngo kuba mu ijuru aho atarakiboneka ukundi, no nshaka ngo mwumve nta kindi cyamujanagayo keretse kurega no kwivovotera b'Imana. Ubwo Yesu yari amaze kwitegura gupfa mu cyimbo cyacu, nibwo Satani yategetswe kutazongera guhinguka mu ijuru, kuko yajanwaga no kurega abana b'Imana, Yesu akabitangira. Ubwo ahabo ntihaba hakigize iki, ntihaba hakibonetse ukundi. Atubwira ko ijuru ryishimye ubwo Satani yarabujwe kongera kurega abana b'Imana, kandi Yesu akaba yaratsindiye uruhusha rwo gucungura umuntu. Guhera kuri uwo murongo wa 11 herekana ibyishimo byo kutazongera kubona Satani agiye kurega. Ubwo ni rwa rwandiko rwaturegaga rwari rukuweho, rwa rundi rwavuzwe. Noneho Satani yababajwe no kutazongera kurega kandi atazongera kubona uko mu ijuru hasa, maze agira umujinya mwinshi agambira gukora uko ashoboye kose ngo itorero naryo ntirizajyeyo. Ubwo abujijwe kujyagira umujinya avuga ati uko bishoboka kose n'itorero ntirizagira iki, ntirizajyeyo. Yiyemeza gushuka abantu, yakoresha Bibiliya ngo ayobye abantu n'intore n'ibishoboka, yakoresha iterabwoba n'imbaraga za leta, yakoresha amafaranga. Icyapfa ni icyabuza abana b'Imana kuzabona ubwiza nawe atagihawe. Icyo ashaka cyose, icyo ashobora cyose yakigira iki, yagikoresha. Noneho ngo Satani abonye ko ubutegetsi bw'Imana butakwemera kugera mu ijuru, ahita ahiga itorero ry'Imana ryavukiyemo umukiza, maze rihungira muri Amerika, kuko hari hataraturwa, ariho butaye kidaturwa. Icyo gihe ni Satani wakoreshaga ubupapa kurwanya itorero, kuko ryanze kwifatanya n'imihango ya gipagani, kandi ryanga kwemera ko umuntu aba data wa twese. Imisozi n'amavumo n'amashyamba n'ubutayu nibyo byabaye ubuhungiro bw'abakristo banze kwemera inyigisho z'ibinyoma zari zabonye ishyikizo mu bakristo bamwe. Ubwo abarenganyi bashaka abakristo maze banze kwemera inyigisho z'ibinyoma zari zarabonye ishyikizo mu bakristo bamwe. Reka turebe. Ubwo abarenganyi bashakaga abakristo banze kudohoka, kenshi cyane barababuraga, ni nkaho isi yasamye akanwa kayi kabamira. Noneho uriya mugore kuba yarahama babiri, ngo naho niho tugeze ubwo, kugira ngo ahunge, ngo amababa ageranye ubwihute. Savuga ko turagenda akajambo ku kandi, kuko hari twamaze kwasoma hose. Ngo ari amabageranye ubwihute. Noneho ngo iriya minsi ni amezi 42, mu mare wa gihanuzi niyo afata n'ubundi imyaka 1600. Noneho hepfo ngo kiriya kiyoka rero mubonye ko cyaje gucira uruzi, turi hafi gusoza, sibyo? Kiriya kiyoka kibonye wa mugore ahawe amababa ngo ahunge, cyahise gicira uruzi ngo rumutembane, sibyo? Noneho ngo urwo ruzi, ngo amazi ameze nk'uruzi ikiyoka cyaciriye, ngo n'abantu benshi bakoreshejwe na Satani kugira ngo bamareho abakristo b'ukuri, babarenganya no kubicisha urupfu mu buryo bwari bwo bwose, babandi twasoma. Ni inyigisho, icyo ni icyambere. Ngari amazi menshi cyaciye ameze nk'uruzi ngatembane rya torero, ngaregeranye ngo abantu benshi bakoreshejwe na Satani kugira ngo bamareho ubukristo binyuriye mu kubarenganya, mu kubashinja ibinyoma. Tubonye ko bamwe batwitswe, abandi bakabambwa, abandi bagashyirwa mu mazu y'imbohe.
icya kabiri ni inyigisho z'ibinyoma nyinshi zavuye mu kanwa ka cya kiyoka. Wibuke ko inyigisho za gipagani nyinshi zaseseye mu itorero mbere y'ibyo by'akarengane, nizo Satani yashatse kurimbuza idini y'ukuri mu gihe cy'akarengane. Ubwo ni ibintu bibiri Satani yari ashatse kurimbuza itorero ry'ukuri. Wa mugore ariko ruzi yaciriye ngo n'abantu benshi bari bagiye kuzashaka uko bica abakristo. Noneho ngo ni inyigisho z'ibinyoma zivuye mu kanwa ka Satani zagombaga noneho gusibanganya itorero ry'Imana. N'igihe kizagera ukuri kujya hagaragara n'ikinyoma kigiye ukwacyo. Umuntu yihitiremo aho ukuri kuri, nguko uko isi izaba yasamuye akanwa kayo ngo imire urwo ruzi, ibyo bizaba ubwo isi izategeka kuruka icyumweru gusa kuri bose kandi hose, dimanche partout tout à partout. Ni ukuvuga ngo cya kiyoka mwibuke twasomye ko kimaze gucira uruzi, isi yahise itabara yasamye akanwa kayo irarumira. Kandi rwa ruzi rwari rugiye gutembana rya torero. Rwa ruzi twabonye ko ari inyigisho z'ibinyoma. Noneho ngo isi zakasamya gute? Kumbe Satani hari ibyo akora zingari kurwanya Imana, kumbe Imana ikaba ari byo iciramo inzira. Ngo isi uko izasamya akanwa kamera rwa ruzi ubu nirwo turimo noneho rero. Tugeze iwacu. Nizo nyigisho z'ibinyoma nyinshi zihari ziri gushaka gutembana abantu b'Imana, abantu baburagijwe, babuzaho kuri wo ni umugambi wa Satani, nirwo ruzi yaciriye ngo rutsembeho noneho itorero. Ariko ngo isi igiye gutabara yite yasamye akanwa kayo imire rwa ruzi. Ngo ni igihe ng'itegeko rizaba rije ngo abantu bose nibaruhuke icyumweru. Uvuga ngo noneho ka kajagari k'amadini kazaba gashize, hasigara amatorero abiri, n'itorero ry'ukuri n'iry'ikinyoma uhitemo rero. Ubwo akajagari ubwo kazaba gashize, ibyaburagizaga abana b'Imana babuze amahitamo bizaba bishize. Ariko ayo mahirwe ntabwo bose ariko bazayageraho kuri uwo munsi. Reka twihute. Haravuze ngo isi kwasamura akanwa ni ugutegeka cyangwa gutanga amategeko. Igituma bivugwa ngo izakasamurira ku miruruzi ni uko iryo tegeko rizaberaho gukuraho akajagari k'inyigisho ngo zituma abantu bata igihe ngo barasenga kandi batera isi imidugararo n'ubwoba ngo Yesu agiye kuza bikadindiza amajyambere ya leta. Ubwo kuri kuzajya ahagaragara. Itegeko ryasohotse bamwe bazemera kurirengaho kubwo kumvira ijambo ry'Imana. Imbere y'isi rero bazaba ari abanzi b'amahoro, abikanyiza kuri leta, abatera umuvurungano mu bantu, abanzi b'Imana kuko batumvira leta kandi ngo nabanzi b'Imana ko batumvira leta kandi ngo ntibumvire ngo nta butegetsi butavuye ku Mana. Icyo gihe muzibuke ibyakozwe n'wice ni cya 4. Kubera ko bazanga kumvira amakosa ya leta bakishingikiriza ku Mana, hazatangwa itegeko ryo kwica abana b'Imana. Nguko uko igihe kizaba uko kizaba gihize no kurwanya insigarira z'abitorero ry'Imana, urubyaro rwa wa mugore. Nabwiye ngo hano makuru cyane turi gusoza. Ni ukuvuga ngo isi maze kwasamura akanwa kayo, kakajagari k'amadini katumaga abantu bayoba kavuyeho, hasigaye guhitamo kurimbuka nangwa ubugingo buhoraho. Ubwo isi ubwayo niyo izabitabaye. Noneho ikiyoka kimaze kona yuko isi itabaye, kiravuze ngo kijye ku murongo usoza w'ikiriya gice twasomye, ngo kigiye gusiga insigarira za wa mugore, urubyaro rwa wa mugore, ariko rwasigaye rwitondera amategeko. Ubwo abatayitondera bo ntabwo ari urubyaro rw'iryo torero rya Yesu. Noneho hepfo ngo kubera ko bazanga kumvira amakosa ya leta bakishingikiriza ku Mana, hazatangwa itegeko ryo kwicwa abana b'Imana, uko kizaba gihize no kurwanya insigarira z'abitorero ry'Imana, urubyaro rwa wa mugore. Dore mwe mu bimenyetso biranga itorero ry'ukuri. Irya mbere ryubatse ku kwirinda ibiyobyabwenge, naba rero igice ni icya 10 umurongo wa 6 kugeza ku wa 10. Icya kabiri ryubatswe ku sanduku y'isezerano, ni Yoshua igice cya 3 umurongo wa 6 n'igice cya n'umurongo wa 10 n'uwa 11, Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 4. Gatatu ryubatswe ku mategeko n'ibihamya, ni Yesaya 8 igice cya 8:20 n'Ibyahishuwe 12 umurongo wa 17 ndetse na 14:12. Kane isabato ni ikimenyetso cy'Imana, ni Ezekiel 20 umurongo wa 12, Abalewi 23 umurongo wa 1. Yubatse ku kwirinda ibiryo bizira, nabare igice ni cya 11 umurongo n'uwa 1, n'urwa 1 rw'Abakolosayi igice ni cya 3 umurongo wa 16. Yubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ni Efeso igice ni cya 2 umurongo wa 19 n'umurongo wa 20. Nasomye vuba ntago ziri ibyo bihamya mwabyanditse. Mugenzi wanjye nkunda rero, itorero ry'ukuri ririho.
gusa ikiribuza kugaragara ni ingeso n'imyifatire y'abaririmo bigatuma ritamenyekana kuko ibyo bavuga batabikora. Twirinde kureba ku bantu rero dukurikize iby'ukuri. Itorero ry'ukuri rigize iki? Ririho. Igituma ritagaragara ngo nabagize iki, nabaririmo ngo ni ingeso n'imyifatire yabo by'abaririmo ngo bituma ritamenyekana kuko ibyo bavuga ntabwo ari byo bakora. Mureke tumenye yuko itorero ry'Imana rigize iki? Itorero ry'Imana ni rimwe kandi rirahari. Niwe mugore wavuzwe mu Byahishuwe 12. Twe turi kwiga ijambo rivuga ngo iki? Iby'umugore ni iki? Ni kiyoka. Ngaho mureke tumenye yuko intambara hagati y'itorero na Satani iracyariho. Satani yamaze gucira uruzi runini, yaciye uruzi rugari, n'amazi ameze nk'uruzi kugira ngo atembane iryo torero. Urahirwa utazatembanwa n'urwo ruzi kuko isi mu gihe kiri hafi yiteguye kwasama ikamira urwo ruzi. Imana ibitwumvishe kandi bidusobanurire mu izina rya Yesu. Amen. Mwaramutse? Yego. Makuru yanyu? Yes. Isimbura buri gihe hehe twebwe. Ntabwo turayishaka ariko kandi tuzakiye utanga imigisha myinshi ariko rwose bitubabaye. Niyigaragaze pe dufatire ikirere. Rero itumije mbabwire ngo mbese ntabwo iki Imana izanye imvura yarageze ahantu iwacu y'amwari muri kumva bafite amatwi yumva ariko urabona bakumva kuko ushaka kumva ugenda ukurikirana akantu kandi ntumva neza. Njye rero nkurikiranyije uko ari kubivuga yarageze iwacu uko bimeze uko muri kugenda risumvukana. Iki kigo ni cyiza ni uko gusa tukiganye gusa n'abakiganye ubwoba rero hari aho heza ariko ahageze numva cyakora ngezemo akantu no gukangana n'umwasize ntabwo mbihize yavuze arahageze aravuga ngo Victor ari gutanga birari hano ako nafashemo gusa ni hariya Victor nayisanze ariko nampaze ibibazo kere 8 makumyabiri Yesaya